kwimuka bitewe n'abarozi baturagiraga ariko tuza kwimuka bigeze iwandabaga ubwo twagezeho gashiki kanjye dufite yego na karumuna kanjye dusanze ibiryo babateguriye twabateguriye mu cyaro hari uburyo ababyeyi basigiraga abana ibiryo bakavuga ati twe tugiye mu mirima muze kurya ntimwicwe n'inzara. Umunsi umwe rero babasigira ibiryo abana rero mu gihe bategereje kuza kujya kurya bajya hanze bajya gushaka abandi bana ngo baze basangire babahe ku biryo, bagarutse bahageze basanga ibiryo birimo biratogota. Noneho uribaza ngo ibiryo bitogota gute kandi byaraye bitetse bitari kuziko ni ibiryo byari byaraye bitetswe, urumva ni ibirayi by'imvange. Imvange yarayitetswe rero mu gitondo byari byahoze kubisanga rero ku isahane birimo bitogota nk'ibiri kuziko. Urumva hari harimo uburozi buteye ubwoba bari bashyizemo, urumva babacungaga ku jisho kumwe abana batembereye hanze banyura gutya bagatereramo ibintu. Abo nabo habuze gatoya ni Nyagasani wahabaye. Uwo rero yitwa Muhawe n'Imana, turashimira Imana ko nawe akiriho kuko ubwo burozi bw'icyo gihe yarabusimbutse. Twagize amahirwe turanye na robine tubona ni amakuru twaje guhabwa nyine kuko twe ntitwari duhari. Twe turanye na robine hari umugabo witwa Rabani bo bari baje kuvoma rero ngaho ku mugezi kuri robine riri ku marembo kuko robine yubatse ku marembo yacu neza. Bumva abana umwe mu bo bari bazanye guha ku biryo yiteye hejuru ngo Mana Nyagasani ngo mbega abana ngo babasigiye ibiryo ngo none biri kubira biri ku isahane. Kuko abaturanyi bari bazi ko baturogera, uwo muturanyi ahita avuga ati kasembo cyende asanga ibiryo biri gutogota. Akura abana kuri bya biryo ajugunya batarakoza mu intoki ariko batangiye kwikokinga bashaka kugira gute kurya. Ubwo harimo barumuna bawe bangahe? Harimo murumuna wanjye umwe na mushiki wanjye muto kuri nge, urumva ni babiri. Abo nabo tuba twarababuze. Namurereye abana ngira ngo mbashe kubona uko ndya, mbashe kubona aho ndara, ntafite ikindi cyerekezo, urumva. Ndangije ni njyewe wafuriraga abana, ni njye wahekaga abana, ni njye wabaheheraga. Ibyo mwivugisha rero mwewe ngo nimwafata ngo n'abana banyu mwabyaye ngo mubakorere amasuku, njye none nayakoreye. Ariko bundi njyewe ndakubwira igihe nagereye i Kigali wari imbobo, uwo nari we sibyo. Twebwe twageze i Kigali turi imbobo, tuba munsi y'imihanda, turya ibyo mu mapuberi, twagira amahirwe nabyo tukabibona, urumva. Ubu ngubu numubone tujya ku isoko ngo tuvuge ngo nimudukatire inusu y'inyama wenda cyangwa ikiro, tukakirya tukumva tugejeje ahantu dushaka twashaka tugashyiramo n'agasenda. Ibyo ni uburenganzira bwacu, ni imirimo y'Imana. Amen. Hari aho twanyuze, hari ubuzima twabayemo. Ubu wabaye hanze wowe? Ariko ibyo ni ibicyuriyo yibereyemo. Nako udasa nk'umuntu wabaye mu muhandara. Abantu benshi bajya bambaza ngo kuki amatama yawe yahezeyo. Ngeze hanze ariko uburyo wenda kugira ngo wenda nkumvishe uburyo wavuye muri gereza abantu bataza kubaza ngo wavuye muri gereza gute. Narose umunsi umwe naririmbye ndaryama ndasenga, Imana ijyana mu ijoro mbiyabwira abantu ngo turerekwa abantu bakabihakana, ariko reka nkubwire twabonye Imana ivuga kandi igakorana natwe. Amen. Urumva twe turareba tukumva ibyo Imana ivuze, urumva. Uva muri gereza nge nta muntu wageze uzakumvana muri gereza ntavuganye n'Imana. Mbwira abahungu twe dufunganye ndavuga nti Imana yambwiye ngo ndataha. Bati warasaza wa muhungu, ibyo bintu by'abarokore ntibikora hano, niba ari byuzanye nibaguha izindi mpungure wirire wigumire hano. Ndabana nge mbonye ndi mu mirimo mu rugo, mu gitondo barahamagara abantu bageze ku muntu umwe arabura, bagaruka guhamagara saa 8, barahamagara wa muntu bamugezeho nabwo shiduka ari nge naryitabye kandi iryo zina si iryanjye, n'ubu urimbajije sindi harimenya nabonye mpapfa. Uraryitaba wito so nikarabe afanda ati niwe twagumye duhamagara kuva mu gitondo. Ibihe byiza kuri mwese abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu, turabashimiye kandi murambifuriza ibyiza, murambifuriza amahoro y'Imana uko bukeye nuko bwije. Ndizera ko mumeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda. Reka mbifurize kugubwa neza, mugire umunsi mwiza, mugire amahoro y'Imana. Imana yite ku byifuzo byanyu, ibyo musengera byose nibyo mwifuza ku Mana, Imana ibikore neza cyane. Birashoboka ko rero waba udukurikiranye utameze neza kubera ibyago tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, wapfushije, wabuze inshuti cyangwa se umuvandimwe.
reka tuvuge ngo gira gukomera ndetse wihangane mwese niko bigenda, ariko dufite Imana ijya ibasha kunyuranya ibihe, ibintu byose bikagenda neza. Tubahaye ikaze kuri Evangeliste Daniel TV7, ndabakunda cyane kandi murambasabira kugira ngo Imana yite ku mirimo y'amaboko yanyu n'ibitekerezo byanyu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hano, ngira ngo abantu benshi baramuzi, ni umukozi w'Imana, ni umuhanzi uririmba indirimbo ziramya ndetse zigahimbaza Imana, afite YouTube channel ikomeye cyane yitwa Ijwi ry'Abahanzi TV. Nawe turi kumwe hano kandi nzi ko agiye kuvuga ibintu bikomeye, ubuhamya bukomeye, afite ubuhamya bwinshi bw'ibintu Imana yamukoreye. Impamvu tuba twazanye abakozi b'Imana nk'aba no kugira ngo tubashe gufasha abantu. Hari abantu benshi baba babaye batameze neza kubera intambara n'amakuba barimo, ariko iyo tuzanye abantu bafite ubuhamya bavuga iby'Imana yabakoreye, bituma n'undi uri mu kigeragezo nk'icyo ngicyo abasha kwizera ko Imana izamukuramo kandi ibintu byose bikarushaho kugenda neza. Mujye kuri Evangeliste Daniel TV7 mukande subscribe, ndetse mujye no ku Ijwi ry'Abahanzi mubikore byihuse cyane kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Reka tumwakire atangire yivuga amazina dukomeze tuganira. Turagusuje mukozi w'Imana. Nanjye ndabasuhuje mwese mwe mudukurikiranye. Hanyuma ngiye nitwa Niyongira Bernard, nyine nkuko warubivuze ndi umuhanzi. Yego. Ariko ndi umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yego. Uri umuntu w'umugabo? Ndi umuntu w'umugabo. Yego. Ndi umuntu w'umugabo. Hanyuma rero mfite umudamu tubyaranye abana 3. Yego. Urumva ko rero ndi umuntu w'umugabo. Haba mu bikorwa, haba ku maso ndetse no ku mubiri. No ku mubiri aranonsetse pe ko ku mubiri se kari ngaho ukavuga ariye ku mubiri abantu bagira ngo ntihuzuye, ngo ntihuzuye, ariko ibikorwa biracyakora, ibikorwa birakivugira, ingingo ziracyari nzima. Yego. Ni byiza cyane, Yesu aguha umugisha. Tuba dukwiriye no kunyuzamo tugaseka tugashima n'Imana. Erega hari abantu ingingo zituzuye uyu munsi. Ya niyo mpamvu nyine nanjye mbavuze nti no ku mubiri. Iyo umuntu abonye yaramutse ari kugenda ingingo zose zikora neza, bakwiriye gushima Imana nyamara. Njye ngo ndakubibwira abantu ngavuga ni nuryama, ubundi kuryama ni ibisanzwe, ariko kubyuka ni bisanzwe. Bo ngira ngo akenshi hari n'uburyo umuntu aramuka azi ko ari muzima, ariko yava mu rugo mu isaha imwe, mu masegonda, wenda tuvuge mu minota runaka, akumva ibintu byahise bihinduka. Yego. Ugasanga rero niyo mpamvu buriya iteka ryose umuntu agomba kujya yitekerezaho, yamara kubona nyine yiyumva ko afite ubuzima buva ku Mana, akabushimira Imana, agashima Imana, akanavuga ati wenda ngushimiye aho ugejeje ukora, sinzi ko mu minota 2 iri imbere biraza kwa bimeze. Ngira ngo bamaze kumva ejo bundi impanuka ziri kugera ziba nyinshi hirya no hino. Hari abari bageze muri gare bafite n'ababaherekeje, babatwaje ibikoresho, babaguriye utuji, babaguriye utuntu, babahaye amafaranga yo kuza gufata akantu, bageze iyo bababwiye ati mugere y'amahoro, ariko mu by'ukuri ntabwo byabahiriye. Ibyo byose rero bintera ngiye guhita ntekereza nk'abantu niki natanze kuba ingingo zose ziri nzima, kuki ntabishimira Imana uyu munsi. Niyo mpamvu rero mba ntangiye mvuga nti ingingo zanjye zose ziracyuzuye, ni nzima, mbishimira Imana. Yego. Ni byiza cyane. Reka duse nkaho dutangira muri ubu buryo, tubanze twiragiza Imana. Reka nsenge dutangira, nawe uraza gusenga dusoza kugira ngo Imana ibane natwe. Imana turagushimiye, tugushimiye igitondo cyiza duhaye cy'umugisha, ndetse tubashije kuramuka amahoro. Ntabwo twirengagije ko hari abandi bapfuye baturushaga icyubahiro n'ubwiza, ndetse baturushaga n'ubutunzi, ariko turagushimira ko bukeye amahoro turi bazima. Hari impamvu itumye udusigaza uyu munsi, ni kugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro, kigira imbaraga mu mitima y'abantu benshi cyane barazi kugikurikirana. Umuntu wese uri buze kumvira ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya, azi gukomera kandi akomerere mu byo yizeye. Turagushimiye ko ubanye natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bernard, ndakumva. Hari izina abantu benshi bakuziho, ngira ngo ntago warigarutseho iryo zina kabaye. Hari izina abantu benshi bakuziho, ndagira ngo uritubwire. Ubundi Niyongira Bernard azwi kuri he zina mu buryo bw'indirimbo, duhera aho ngaho. Wenda ngira ngo n'abadukurikiye abenshi bamaze kutubona, barahita banatubwira ko batwibuka ko twavuze Imana ahantu hatandukanye. Yego. Twagenze mu turere dutandukanye tw'igihugu, tujya hanze y'igihugu, aho hose twageze tuvuga Imana. Rero hari indirimbo yatugezagaho cyane bari bakunze, ari nayo banyitiriye, n'indirimbo yitwa Toka Shitani. Ubwo rero umuntu wese utayizi aze kunyarukira kuri channel yanjye ayirebe, yitwa Toka Shitani by Bernard. Hanyuma abantu rero bayimenyereye barayizi, bo rero barayinyitiriye. Yego. Nuko aho nyuze hose batindi Toka Shitani, aho nyuze hose batindi Toka Shitani. Hanyuma mu by'ukuri
duse nkaho duhera ahangaha ubona iminsi tugezemo ngira ngo insengero zimwe zirafunze ariko ntekereza ko kuba insengero zifunze nta hantu bihuriye n'umuhamagaro w'umuntu. Tugenda tubona bamwe mu bakozi b'Imana bagiye basubira inyuma ku bw'izo mpamvu, ugahura n'umukozi w'Imana se kudaherutse gusohora indirimbo ati insengero zirafunze, ukibaza kuririmba ni mu rusengero gusa cyangwa harandi wagakwiriye kunyuza ubutumwa bukagera kuri bose. Icya kabiri nicyo ubona ni cye kintu gituma abantu basubira inyuma, ukabona abantu baraguye mu insengero barazifunze ngo, kandi ntekereza ko urusengero burya ni umutima w'umuntu, kandi burya twageze amahirwe turi mu iterambere, ushobora no gukora indirimbo ukayashyira kuri YouTube ikamamaza ubutumwa bwiza. Ubona n'iki gituma abantu basubira inyuma mu mitima kuri urwo rwego? Wenda nibibazo bisa nkaho ari bibiri. Ndahera ku kibazo warumbaje ngo niki gituma abantu basubira inyuma. Iyo urebye ubona akenshi abasubira inyuma ni bamwe nyine batari bahari. Ntabwo baba bahari, ni bamwe batari bahari. Akenshi hari igihe ureba umuntu ukagira ngo muri kumwe, ariko mu by'ukuri waza kumuganiriza kumaze ibintu tuvuze babyumvise ngo sorry ngo nyibutsa ngo harya muvuze ngo iki, uwo bivuze ngo yarahari ariko adahari. None dufite abantu rero bari mu rusengero, yego, ariko mu by'ukuri bakaza bazanywe n'ituro bari buhabwe uwo munsi. Indamu. Ategereje ko bari buza kumuha ituro ariko adafite message iremereye, mbese adafite intumbero yo kuvuga ngo njyewe niyo ntagira icyo mbona uyu munsi, ariko ndi kwamamaza Yesu. Noneho rero hari abantu twe dufite rero bari bashaka ko batinda aha hantu mu murimo w'Imana ariko bari bugire icyo batahana. Iyo atanagitahanaga rero ucyamukubwira icyo gihe yataga avuma basizi. Uyu munsi bararanyimye barakagera gutya na gutya, ni ibisambo n'ingegera, ugasanga kugenda avuga amagambo atari meza nk'umukozi w'Imana. Uwo rero nibundi kumva ngo insengero zirafunzwe, kongera kumubona muri ya mpano mwari mumuziho biba bigoye. Niyo mpamvu rero buriya abenshi ababaye nk'abasubira inyuma cyangwa se ababivuyemo, abacitse intege mu murimo, ni abatari babirimo. Bajya bavuga ngo urufatiro rwa Kristo ruracyariho, yego, sibyo? Rwanditsweho ngo Uwiteka azabe, uwo nguwo nyine azabe. Noneho abo be harimo n'abari barivanze. Nibyo nyamubwira abantu ngo intama zivanze n'ibirura. Intama iyo ziri mu birura hari igihe ugira ngo urebe ibara ukagira ngo zose ni intama uyirebeye kure, ariko mu by'ukuri wayegera ushatse gukuramo iyo kujya gukuramo akaboga ugasanga ngo ndabona ibira kurya ariyo. Rero intama zivanze n'ibirura. Niyo mpamvu buriya no kugira ngo bicangure byagiye bigora abantu benshi, ariko Bibiliya yaravuze ngo muzabimenyera ku mbuto zabo, imirimo yabo, ibiri kuba nyuma y'uko bageragejwe nibyo bizakwereka umuntu niba yarabirimo neza. Kabiri hari icyo barumbajije ku bantu bagiye bakora indirimbo, warugarutse ku bahanzi, uvuga se ese kuki abahanzi bamwe bacitse intege zo gukora indirimbo ngo nuko insengero zafunzwe. Ndatekereza wari ukomeje ku ndirimbo zijya ku ma YouTube, ariko buriya abashyira indirimbo kuri YouTube ni bakeya. Ngira ngo muzi ko dufite abahanzi benshi cyane kurusha umubare w'abafite amacano ya YouTube. Hari n'ubusanga atazi na YouTube cyari cyo cyane, barahari benshi. Noneho rero ugasanga we yakoraga indirimbo ari bujye mu rusengero, avuga ati njyewe indirimbo nibura, urabizi indirimbo itwara amafaranga menshi. Akoze indirimbo ayishoyaho amafaranga wenda tuvuge 500 by'u Rwanda. Audio na video zitwara amafaranga menshi. Noneho niba yikoze yavuga ngo iyi ndirimbo nyikoze kugira ngo ijye mu giterane, ninge ahantu bantumiye igira abantu ihindura mu mitima, si impombe mu gishoro natanze, ahubwo mbona inyungu mubo ngiye gukura he mu bazimiye. Izi ndirimbo urabizi ko akenshi bazikoreshaga mu kurwanya ibiyobyabwenge hirya no hino. Intama zari zaratatanye ugasanga zigarutse ku mwami Yesu. Noneho rero iki gihe ntago bigikunda. Iki gihe nibigikunda, naho bikunze ni hamwe na hamwe. Noneho naho ugeze urasanga bakubwira ngo agatike turi buguhe ni gakeya. Noneho kareba niba wowe wakoresheje itike y'ibihumbi 15, bo baraguha 5,000. Kandi wakoresheje n'indirimbo y'ibihumbi 500. Noneho nunabonye ubwisanzure bwa uri bukoreshereze ya ndirimbo, nibura ngo uvuye ngo nubwo ntabonye mu mufuka ariko mbonye umusaruro w'abakizwa, za mbuto. Za mbuto ndazikusanyije, nanjye mbonye umunyago shobora kumurika.
sibyo none urambwira ngo ndakora indirimbo uyu munsi nyishora 500,000 nyishyire kuri YouTube abantu benshi bazi ko ngo umuntu ufite YouTube ngo aba yakize ariko ubundi kugira YouTube ni kimwe no kugira umusaruro uremereye kuri YouTube ni ikindi ushobora gushyira indirimbo ugasanga mu by'ukuri nta n'ibihumbi 3 cyangwa igihumbi yinjije ana amafaranga igihumbi yinjije mu mwaka wose turabafite abantu benshi bafite indirimbo sagiye kuri YouTube ariko ugasanga iyo ndirimbo itarinjiza n'amafaranga inote y'igihumbi ukibaza ngo inyungu ye ni iyihe ntago yaba ari kunguka ahubwo igifite umumaro ni ugukora indirimbo nyine abakristo abashumba abapastor batandukanye bakagutumira bati turashaka kuza gusangiza abantu dufite abantu barenga 100 wahereza ubu butumwa bukabaryohera kandi bukabegeza kure ngina harano bo reka wenda bivuge muri ubu buryo ubundi cyo bita ivuga butumwa ntabwo rikorwa uko abantu benshi bateranye Bibiliya iravuga ngo 2 cyangwa 3 oya biterwa buriya Bibiliya wenda abavuga butumwa mu ijambo ry'Imana bifashisha Bibiliya bagasoma bakabwiriza bagahanura birashoboka ko wanahanurira umuntu umwe sibyo ariko uzarebe uyu muhanzi waravunika cyane indirimbo buriya iravuna kurusha umubwiriza butumwa gute indirimbo akeneye kugira iyi ndirimbo kugira ngo iryohe mu matwi yawe mbere yuko igufasha bisaba kubanza kuba wabonye uri kuyibyina mudu arimo ntago mbyemera ubundi icyambere indirimbo ijya kugufasha abenshi ngira ngo abafashwa mu buryo butandukanye ariko benshi indirimbo zinakurura nabakururwa n'injyana abandi nabakururwa na twatuntu umuhanzi ari kujya akora kuri tere ariko siko byakakwiye kugenda banza unyumve ibyo ni ibitekerezo byawe kuri wowe niko wumva ntago ari bikwiye kugenda kuri wowe ariko kuri uriya kuki bahamagara mu giterane bakavuga ati dufite abavuga butumwa barenga 5 dukeneye umuhanzi ufite indirimbo uzi gukata umuziki akicanga abantu bari mu kabari bakavamo kuki yicanga bari mu kabari bakavamo nyamara uwigije abari mu kabari ntibavemo hari utuntu dukurura uyu muntu aricyo agasosi niyo mpamvu indirimbo yegeranya ngo n'agasosi kararyoha tujye twemera tuva kuri iyo ngingo Verena reka tuve kuri iyo ngingo muri ubu buryo ngingo tutaza kuhatinda reka tuve kuri iyo ngingo muri ubu buryo uko biri kose guhimba indirimbo ni kimwe n'uburyo bwo kuyisohora kugira ngo igere kure nabyo ni ikindi bisaba ubushobozi birumvikana ariko kandi nanone hari ikintu wenda ejo hari umuhanzi ejo twaganiriye nsa nk'uri kumugira inama ariko ntekereza ko ibintu namubwiye ari byo ushobora kuba uri umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana ukaba wenda uba muri kode yego ugafata nk'ibihumbi 400 ukabikoresha indirimbo imwe kandi wenda uretse kuba ugiye kwamaza ubutumwa bwiza ni byiza ko ugiye kwamaza ubutumwa bwiza ariko nanone iyo ukoze iyo ndirimbo ukayikoresha amafaranga angana gutyo uri muri kode nta mituweli uratanga nta kawunga kari mu nzu ko guha abana rimwe na rimwe uwo mwashakanye ushobora guhita yibaza ariko si uyu muntu ko agiye gusohora indirimbo agashyira amafaranga angana gutya mu by'ukuri iri buze kutwinjiriza iki ni byiza koko irafasha abantu guhinduka ariko hari ikintu natekereje hari abantu babigenza gutya rimwe na rimwe ugasanga havamo amakimbirane ya hato na hato mu miryango koko ukoresha amafaranga angana gutya ku ndirimbo turazi kungukira he ariko nanone njye namubwiye ni amafaranga angana gutyo ntukongere kuyashora ku ndirimbo ubizi neza ko utari wagira gakondo yawe kubera iki ushobora kubigenza gutyo umwana ugasanga yavuye mu ishuri kubera kubura iki kubura amafaranga y'ishuri kubura ibikoresho by'ishuri ariko indirimbo ariko naramubwiye ni guhimba byo ntubihagarike ushobora guhimba indirimbo ukajya mu rusengero ukayiririmba kandi abantu bagafashwa erega nta no akayiririmba mu buryo nyine idakoze none se abaririmba bose baririmba indirimbo basohoye akayiririmba live cyane rwose reka nkubwire rero ikintu utazi live ihenze kurusha uko yakora indirimbo ese ibikoresho bitarasanaga abantu baririmbaga ubutumwa bugatambuka icyo gihe tandukanya niba mu gihe cyashize warajya kurya ukazunguza igishirira ukajya ukabakabaho ibiryo biri hakaba n'igihe ujya kubirya ugasanga byagiye bimanuka mu bwanwa kubera kutagira gute wayoberwa umuntu utabona igihe umuntu ayoberwa umunwa urumva noneho
tandukanya imibereho kiragiye bari barimo uyitandukanye n'Yobu. Hari umwanya wo kuva muri analogue, niyo mpamvu akubwira ngo kuva mu bwiza ukinjira mu bundi. Icyo gihe byari ibyo nyine, ariko ubusa ubu abantu bakeneye ibigezweho. Niyo mpamvu bakubwira ngo na playback ntibakikunda cyane. Live iraryoshye kurusha playback, nigenewe. Ariko live ikenewe ntago ari bino bya kera badumbaguzaga. Hakenewe live iteguye niyiryoheye aba bantu mu matwi. Nuza n'ibintu bitaryoshye n'ahandi uzajya kumva bakubwira ngo ejo ntituzagutumira. Ura muntu wamutumiye ninde? Dufite abakozi b'Imana bitwa ngo n'abakozi b'Imana bicaye ku ruhimbi, ariko batajya babasha kumva ngo bavuge ngo uyu muntu nubwo aririmbye nabi ariko aragerageje. Ahubwo bahita kubwira ngo uwo mutumiye ninde? Ntuzagaruka. Ninde yamutumiye? Bagasigara batongana ku ruhimbi. Mu by'ukuri kandi wowe uvuza Imana uko byumva. Ariko bashaka iki? Bashaka umuntu uri bwicange bikavamo abantu bakajya mu mavuta bakamanika amaboko, bamara kumanika amaboko buretse agakora mu mufuka mu gikapu bagatura, barangiza bagashyira igiseke. Niyo mpamvu n'umuhanzi akesha aririmba. Nubu n'umuhanzi yaririmbye yaryoheje, cyangwa umuvuga butumwa yabwirije bikaryoha, amatura ziyongera, ako kanya igiseke gihita kijyaho. Sha uzabisuzume ibyo bintu ntago ngiye rero nzabyemera na gato. Uzabirwanya mpaka ariko uzabisuzume. Dukwiriye nimba turi abakozi b'Imana tuvuga ijambo ry'Imana turirimbira Imana, nitukabikore mu rwego rwo kugira ngo erega hari ukuntu hari ukuntu umuntu aba umukozi w'Imana we kwibwira ko ari umukozi w'Imana ariko ari umukozi w'itorero. Ijoro ritamuzi. Ubundi reka nkubwire, hari ikintu abantu bitiranya. Ubundi nibyo nyambwira abantu ngo mureke kuba abakozi b'Imana ahubwo muba abana b'Imana. Ariko bana mu mukozi w'Imana. Kubera ko buriya umukozi nyine iteka ryose hari igihe akora avuga ati ngiye hari n'igihe bankata, hari igihe ibi byakangirika n'ubundi simpoembwe. Uri kunjyana mu bindi bintu ntashaka gutindamo. Ubundi reka tubanze aba bose ubona ku ruhimbi bitwa abakozi b'Imana. Ngewe sindi umucamanza. Ariko birera mwe ngo muzabamenye tukore kuryaje mu ruvango muzabamenyera ku mbuto zabo. Izo mbuto zabo rero nizo ngizo. Izo kamera bagaragariza hariya. Naho nashaka gutinda rero. Nubwo ugenda widunze ngo ntago wakorwaho. Ariko tuzakumenyera ku mbuto zawe. Mu by'ukuri hano mwese tuzakubaha tuzanagutinya bitewe nuko ufite igitinyiro naho bakwicaje na titiro ufite. Ariko ibyerekeranye n'urugendo turi kugenda ntabwo tuba turi kumwe mu nzira. Reka tusoze kano kantu tubwira abantu gutya. Abantu basubire mu mihamagaro yabo. Buri wese uko yahamagawe. Sibyo? Ako kantu sinzi ukuntu kari kagiye. Kuguma uko warugize gute? Uko wahamagawe. Hari ahantu Bibiliya ivuga ngo nimugashingura imbago basogokuruza bagize gute? Bashinze. None ko turi kuzishingura ngo nibigezweho. Nyine niho bakubwira ngo Satani ari gukora cyane kurusha mbere. Muri iyi minsi Satani ari gukora cyane kurusha mbere. Kubera iki? Arakwereka yuko wasigaye. Ngo mwiterambere. Arakwereka ko wasigaye mu iterambere. Ariko mu by'ukuri njya nkunda kubwira abantu babwira ngo ibigezweho bitumazeho abantu. Tumazeho abantu Bernard nibyo mfite indirimbo nageze nkora iri kuri channel yitwa Hungu Udapfa. Abantu benshi bashyizwe mu gatebo, Satani yabateretse mu gatebo ko kubabwira ngo mwasigaye. Iki kigezweho urasigaye. Ubu niyo mpamvu ubona mu rusengero abantu benshi twitaga barokore batinyutse kwambara imyambarire yabo twitaga abapagani, kandi akayizana muri korari mu rusengero. Ni umuworship. Yajya kwicara akareba kana ari butega imbere n'umuramyi. Iyo niyo yagize ngo agejeje hasi, ariko iribera ashakisha kuntu riri bumanuke ari buryerekane. Ntabwo afite ubwoba bwo gutinya kwerekana agatuza. Reka kandi n'umuramyi ntago afite ubwoba bwo kuba yagaragaza ikibuno cye. Arashaka kuza yambaye mu buryo yumva ko abohotse muri ya myemerere nyine Satani abereka ko ngo ariyo myambaro ngo igezweho. Ariko mu by'ukuri ari kuyobya benshi mu rusengero. Yego. Niyo handi uzasanga umuntu aje ugasanga ageze mu rusengero agiriyemo amarari, kandi yaje aze ko aje mu rusengero rwo gukiriramo. Agiriyemo amarari ayatejwe nande ko yaje mu rusengero. Mu by'ukuri abantu bakwiriye kumenya ko iterambere yego ni ryiza, ariko iterambere ntitume dutakaza indangagaciro za Gikristo. Zaratakaye. Uko wari urugihamagarwa ugomba kuguma uko nyine ugakomeza ugakizwa. Daniel buriya ibintu uri kuvuga indangagaciro zaratakaye. None se ariko njyewe nimbona bipfa ntago nzereka kuvuga ko byapfuye, nibura abashoboye kubikosora babikosore. Ahubwo keretse tubwiye umuvugizi. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga se? Keretse dusabye umuvugizi. Akaba ari ugiye cyane bihinduraho akavuga ati mufate ibyemezo nk'uko bagiye bavuga ati muca agatara mu muhanda. Bibiliya umva kwivuga.
iravuga ngo numenya ko umuntu ari mu cyaha sibyo nurangiza ntumubwire icyaha cye azarimbuka ariko nawe uzabibazwa nibura reka tujye tubivuga mu bantu 100 ntiharaburamo umwe ubyumva. Ikibazo turabivuze nturaba ko turi kubivuga hari abantu badukurikiye muri iki kiganiro bahise bakora next hahise avuga ati ibingibi ntago nabivamo ariko nge avuga ati ibi ntabwo bikigezweho uri kutubwira ibintu bya analogue urashaka ko twambara nk'abanyogokuru urashaka ko twambara za rumbiye nk'aba mama kandi twebwe tushaka kugendana n'ibigezweho ngo abahungu bubu ariko mbabwire ngo nimutagarukiraho niyo mpamvu ubona divorce nyinshi ziri kubaho ugasanga ingo ntago ziri kumara kabiri hariho imyitwarire itameze neza abakobwa bari kugenda bavuga ngo dufite ubushyuhe Bishoye bya ne biki kandi niko bimeze niba yambaye akakana adashaka kwiyambika ngo yikwize hasi akubwira ko impamvu ngo yambaye umwenda mugufi ntago ashaka ibintu bimushyuhira urumva ngo afite ubushyuhe bw'indenga kamere ntago ashaka ibintu bikomeza kumushyuhana rero hejuru niyo mpamvu yambara akantu k'amayaga agaragaza ubwambure bwe bwose ntago ashaka ibintu bikomeza kumushyuhana igisigaye rero nuko uzabona na bwa bundi bwitaga ngo n'ubwambaro bikingirijeho ejo nabwo bazaba babutaye njye mbona abakobwa bagize amahirwe bakavuga ati nayo ni mukureho mujugunye ukuri ko Imana Satani yabatwara bose ukabona bakuyo barajugunye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarutse kuvuga ati nubona umuntu yambaye ubusa kuri hano ugire ngo ni ku mubiri gusa ati no mu mutwe yambaye ubusa ariko nese ugira ngo arakubeshya ntago abahari aba yararangiye hose empty mind. Reka dukomeze ibitekerezo nta kintu kirimo uko biri kose ibi nabyo byari byiza babikeneye kugira ngo abantu bamenye icyo Imana ishaka kuko burya ntago nzabona uri ku nari nkuzura umukozi w'Imana ngo ninkubona uri kujya muri Gehenomu ngo mwihorere ugende oya nzakubwira nibura ubyumve wange kubikora ariko nibura wabyumvise. Ikibazo dufite abantu tubwira bakatubwira ngo menye ibyawe ntacyo bitwaye hanyuma wakongereje ukamubwira nabwo atari ko ubundi n'amatwi yawe ntago yumva ibyo ngibyo icyo bivuze ibyo ngibyo ni intambara zo mu muhamagaro. Ubu nureba reba inshuro zose umaze ujyaho gatuti uririmba hari indirimbo ushobora kuririmba abantu bavuga ati nk'ubwo ibyo uvuga ni ibiki hano ubundi urabizi nk'ubu ngubu aba bose ndimo ndabwira ngo nimureka dufatanye tuvuge ngo toka shitani va mu nzira twigendere bakanga kunyuma hari no kubwira ngo Satani ze ko dukorana bakanga kunyuma nyene barakorana kuko imyambaro yambara imvugo avuga imyitwarire yitwaramo karitsiye atuye mu buryo abanyemo n'abantu bitwereka yuko Satani arimo akorana nayo. Hari abantu bamaze rero kuba abafatanya bikorwa na Satani urumva nabafatanya bikorwa ariko mu by'ukuri uramutse utekereje neza ukamenya ko Satani yatsinzwe nta mbaraga gifite ukamenya ko nta bubasha gufiteho wakoramo akabe karenge ukavuga ati fata ibya Satani hambira ibya ugende nta mahoro wagize gute amahoro wamaye ubundi ukavuga ati ngewe nyobotse inzira ya Kristo kuko niwe buye rizima ryanzwe nabubatse ariko nyuma baza kumenya ko rero ryakomeje iki ifuruka yego dusoreje hano ako gace kameze gatyo nge ari ukuntu nyine mba numva nuko dufite igihe gitoya kubera izindi gahunda nyinshi mba numva twavuga tukageza nimugoroba iyo ndi kuvuga Yesu buranda ryoherwa cyane ku buryo nshobora gushiduka ibindi byose byapfuye. Hanyuma niyongira Bernard yego ni muntu ki tugende dutyo wenda nk'iminota nka 20 undi dusoza ikiganiro cyacu ni muntu ki ese nawe ntukibajije rwo ni muntu ki bo niyongira Bernard ni umuntu uva amaraso nkuko nawe uva amaraso ni umuntu wambara akaberwa cyangwa akabihirwa bitewe n'umwambaro yambaye ni umwambaro ariko buraryohewe di ni umuntu ushobora kurya agasonza bitewe n'ibiryo bike yabonye havese utazageza muri Afurika y'Epfo urumva ni umuntu ushobora urumva ni umuntu ushobora gusitara agasitara nkuko nawe wasitara. Yes mbese niyongira Bernard ni umuntu wujuje ubumuntu nkatwe twese nkamwe mwese. Icyo ndashatse kuvuga ni iki mbere yuko niyongira Bernard ajya mu muhamagaro wo gukorera Imana ubundi ubuzima bwe bwa mbere y'ibyo ngibyo bumeze bute uyu munsi turabizi uri muri Kigali ariko ntekereza ko ntango Kigali ariho uvuka urugendo rwawe rw'ubuzima n'uruhi mu minota itari buze kubirambiranya urwo ugiye kurungezamo byaza kuba ibindi ntacyo bitwaye tubireho kwamamaza ubutumwa bwiza byaza kuba ibindi kuko hari yaho n'urugendo rurerure ariko wenda mu ncamake umuntu anyuze mu ncamake
Niyongira Bernard ni umunyarwanda wavukiye mu karere ka Nyamasheke, iburengera bwaryo, mu burengerazuba. Mvukira hitwa Ikarambi, ariko ubu adresse tukaba tubarizwa hitwa mu Rugari cyangwa se ahazwi nk'Imuramba. Yego. Mbona gusuhuza abantu bari Muramba, mu Rugari, bari mu Rugari hariya rwose, mwiyumvemo ya Macuba, tubasuhuze mwizina abantu bari Macuba mwese, yabana kabisa turabemera. None rero njyewe nkuko warubivuze, nabyirutse nyine mbyirukiye mu rugo rw'abatambyi, mu rugo rwa pasiteri, papa ni pastor, sibyo ko amaze kuba umusaza nyine. Yego, ari muri pasi, yibereye mu kiruhuko. Yego. Ariko mu by'ukuri nabyirukiye mu rugo rw'abatambyi. Ubuzima buzahugurana nyine, ntabwo byaje kunyorohera ko mba muri kara gace igihe cyose. Murabizi ko iyo umuntu ari umusore cyangwa se ateganya kuzagira urugo, abasha kuba yavuga ati kamfata ibyemezo nanjye gushakisha ubuzima. Naje kuba wenda amateka ya hariya wenda kamenye nyirengagije gato kuko ni birebire. Oye, watubwiraho aho niho nshaka kutinda ahubwo, kuko reka gukokora igiti utaragurika. Hera ku murongo. Ambo ngende umwana wavutse mu bana 11. Yego. Hanyuma mu bana 11 nari mbabwiye ko twavukiye Ikarambi, ariko mu by'ukuri ntitwaza kwatinda, ariko twavanywe ni n'abagome basa nk'abo uturanye nabo, basa nk'abo ugendana nabo, bakuryarya bakwereka yuko ari abantu nyamara ari bya birura twavugaga. Twahuye rero n'abarozi batoroshye, baraturogera ndetse bahera ku mwana wa mbere barazamuka kugeza ubwo hafi ya twese twariye uburozi, ariko mu by'ukuri tugira amahirwe ntitwapfa. Abapfuyemo ngira ngo mu bana 11 dusigaye turi abana batandatu. Batanu bose barapfuye. Mu bana 5 bose bapfuye, nta mwana wishwe n'indwara yindi n'uburozi, bose bishwe n'amarozi. Pole sana kabisa. None rero urumva ko niba data yaranyise ngo Niyongira Bernard, hari impamvu yashyize iryo zina ryitwa Niyongira. Hari amahirwe menshi nagize kugira ngo mbashe kuba ngeze aka kanya ngewe. Ni Imana nagize, ntabwo nabayeho kubw'abaturanyi, sinabayeho kubw'abantu. Donc natinze twaje kwimuka rero. Yego. Twimuka bitewe n'abarozi baturogeraga, ariko tuza kwimuka bigeze iwa Ndabaga, ubwo twagezeho gashiki kanjye dufite. Yego. na karumuna kanjye, dusanze ibiryo babateguriye, twabateguriye mu cyaro. Hari uburyo ababyeyi basigiraga abana ibiryo bakavuga ati twe tugiye mu mirima muze kurya ntimwicwe n'inzara. Umunsi umwe rero babasigira ibiryo, abana rero mu gihe bategereje kuza kujya kurya bajya hanze bajya gushaka abandi bana ngo baze basangire babahe ku biryo. Bagarutse bahageze basanga ibiryo birimo biratogota. Noneho uribaza ngo ibiryo bitogota gute kandi byaraye bitetse bitari kuziko? Bitari kuziko. Ni ibiryo byari byaraye bitetswe. Urumva ni ibirayi by'imvange. Imvange yarayitetswe rero mu gitondo byari byahoze. Byari byahoze. Kubisanga rero ku isahane birimo bitogota nk'ibiri kuziko. Urumva harimo uburozi buteye ubwoba bari bashyizemo. Urumva babacungaga ku jisho, kumwe abana batembereye hanze banyura gutya bagateramo ibintu. Abo nabo habuze gatoya ni Nyagasani wahabaye. Uwo rero yitwa Muhawe n'Imana, turashimira Imana ko nawe akiriho, kuko ubwo burozi bw'icyo gihe yarabusimbutse. Twagize amahirwe tuturanye na robine, tubona n'amakuru twaje guhabwa nyine kuko twe ntitwari duhari. Twe duturanye na robine, hari umugabo witwa Rabani. Bo bari baje kuvoma rero ngaho ku mugezi. Kuri robine riri ku marembo, kuko robine yubatse ku marembo yacu neza. Bumva abana, umwe mu bo bari bazanye guha ku biryo yiteye hejuru, ngo Mana Nyagasani, ngo mbega abana ngo babasigiye ibiryo ngo none biri kubira biri ku isahane. Kuko abaturanyi bari bazi ko baturogera. Uwo muturanyi ahita avuga ati kasembo cyende, asanga ibiryo biri gutogota. Akura abana kuri bya biryo ajugunya, batarakoza mu intoki, ariko batangiye kwikokinga bashaka kugira gute kurya. Ubwo harimo barumuna bawe bangahe? Harimo murumuna wanjye umwe. Yego. Na mushiki wanjye muto kuri nge. Urumva ni babiri. Yego. Abo nabo tuba twarababuze. Turashimira Imana yahabaye na kira gihe. Tunashimirira abandi nubwo nawe abagizi ba nabi, abarozi ni babi baje kuzarangiza nawe bamuroze, yaje kwitaba Imana nawe.
ariko mu by'ukuri yari yaratubabaje cyane. Yego. So ni umusozi rero wari mubi, umusozi witwaga Rubona. Ni umusozi witwa Rubona, abenshi bawise ngo ni Rubona, terera Rubona ubone ishyano. Niyo nkomoko y'uwo musozi nuko wari ufiteho abarozi benshi. Ni umusozi waberagaho amashyano menshi, ni umusozi wari uzwiho abarozi. Twabaye ku musozi uriho abarozi batagira ingano, witwa Rubona ubone ishyano. Uwo rero wese abwira ngo ntuyirubona, kugira ngo ubwire umuntu karitsiye yaho utuye byabaga ari ikibazo. Byabaga ari ikibazo, nawe ngira ngo urazi. Rero ni umusozi wabwiraga umuntu wese ngo nge ntuyirubona, agahita avuga ati tera Rubona ubone ishyano. Naho Imana yagukuye. Aho rero niho Imana yankuye, niho yamvaniye mu nda y'ababyeyi, ariko inkura muri iryo shyano ry'ahangaha Rubona, irahandindira, mbona Imana yahamvanye. Ubu ngeze i Kigali, ndi Kigali meze neza, ndashimira Imana ko nanjye nageze mu murwa mvuye muri Rubona aho abantu benshi baboneye ishyano. Mbo natinze, yego, twaje kwimuka nyine, twimurwa n'iryo shyano, tujya mu Rugari. Tugeze mu Rugari ntangira kwiga primaire yaho sinayirangiza, ngira amahirwe make yo kutiga amashuri asanzwe, ariko ngira amahirwe yo kumva Imana ivuga. Imana iravuga, nukuri Imana iravuga. Danye Imana iravuga. Yarambwiye ati nzakwigisha kandi uzamenya ubwenge. Ngira ngo wenda nibwo bwenge bwo mu ishuri, uko navuye mu wa mbere ndinda ngira mu wa kane, ntaraba wa kabiri cyangwa wa gatatu, nahoraga ndi uwa mbere. Ngira ngo ahantu nize hose abenshi barabizi, nabaga ndi uwa mbere. Noneho niga ibintu bya menuiserie, ibintu byo kubaza, nza kubonamo udufaranga, nguramo akapareye, ntangira gufotora. Ibi bintu rero mubona twirirwa kuri kamera ngo turi gukora inkuru, turi gufata amavideo, byatangiye kera. Nibyo bintu bavuga ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda nyoko. Wahamagawe kera. Mu by'ukuri twe twahamagawe kera. Amina. Abantu nibatubona turi kuri kamera none ngo bagira ngo ntago ari ibintu twitoraguriye, ahubwo ni ibintu Imana yaduhaye kera. Yego. Cyakoze dutinda kwisobanukirwa. Ubu rero ikugenda isoza amasezerano. Ndangije nza kugerageza nyine ibintu byo gufotora, nkajya mfotora, mbona ibintu biraryoshye, mbona mu dufaranga. Utudufaranga rero nito twaje kunyongoza kumbwira ngo jye Kigali. Nza kuzajya Kigali nzanwe n'abavandimwe bakuru banjye, bangira inama yo kuvuga ati rero ugeze Kigali wajya ufotora ibintu bikaryoha. Wumva ko Kigali koko ari mahanga, rwose wahita ukira ukamera neza, nawe ukaba umuzungu. Yego. Bavuze umuzungu, numva ko twajyaga duhurura, iyo twumvaga ngo abazungu baje ahantu bita kuri Pindura, iri iwacu ahantu bita kuri Pindura, rero hakundaga kujya abazungu cyane, tugahurura tukumva ko ari agashya kabaye. Noneho bambwiye ati nawe ugiye ufotora i Kigali wahita uba umuzungu. Ndavuga ni rero sasa mba umuzungu birarangiye no gusubira mu cyaro. Navuye i Kigali, nazamutse i Kigali ntyo. Ngeze i Kigali ntegereza igihe nzabera umuzungu nakibura. Ngira ngo na n'uyu munota sinda umuzungu wenda. Cyakoze abadukurikiye muraza kumbwira niba mubona uruzungu rurimo ruza. Ariko uruzungu rurimo ariko da. Ariko biraruta mbere Daniel. Biraruta mbere kuko dushingiye imirimo Imana yakoze kuva kiragiye kugeza aka kanya. Imana yakoze imirimo y'ubutwari. Yego. Ndabyibuka ubwo nambaraga inkweto z'abagore. Ubu ntabwo nyambara inkweto z'abagore, nambara inkweto zigezweho z'abagabo. Urumva? Shatse nambara Supress cyangwa nkambara Congo. Shatse nambara sandali cyangwa se nkambara, biterwa n'uko mbyumva. Uburyo nambaraga ikabutura igenda yaracitse inyuma byari biteye isoni, ariko ubu ngubu turashimira Imana ko dusigaye twambara costume, twashaka tukambara tukajyanisha mu mibyizi. Ngira ngo uyu munsi ntago ari ku cyumweru, abantu batagira ngo twagiye guseka. Uyu munsi ni mu mibyizi. Urumva? Aho hose rero ni imirimo Imana igenda ikora. Biturutse mu mvugo rero y'Imana yagiye ivugana natwe. Ngeze i Kigali, sinahirwa n'amahirwe yo gukomeza gukamera, ko nageze i Kigali pare irangirika. Nageze i Kigali abavandimwe ntitwakomezanya kubana nkuko twari tugiye kubana. Nageze i Kigali buri wese yishakira ubwo ubuzima bwa Kigali buransharirira. Bumaze kunsharirira nabaye hano hanze. Kugeza ubwo muri Kigali natangiye kuba imbobo mu mujyi wa Kigali. Buriya abantu babona imbobo hano muri Kigali, buriya rero niba nigize n'amahirwe akagira nk'imbobo zinkurikira. Oya n'abana bo ku muhanda. Nuko oya twitwaga imbobo wangu. Twitwaga imbobo ntabwo. Ibi nyine ni imvugo mwazanye yo kugorora imvugo. Ariko bundi
ngiyewe ndakubwira igihe nagereye i Kigali wari imbobo uwo nari we sibyo yego twebwe twageze i Kigali turi imbobo tuba munsi y'imihanda turya ibyo mu mapuberi twagira amahirwe nabyo tukabibona urumva ubu ngubu numubone tujya ku isoko ngo tuvuge ngo nimudukatire inusu y'inyama wenda cyangwa ikiro tukakirya tukumva tugejeje ahantu dushaka twashaka tugashyiramo n'agasenda ibyo ni uburenganzira bwacu ni imirimo y'Imana amen hari aho twanyuze hari ubuzima twabayemo ubu wabaye hanze wowe ariko ibyo ni ibicyuriyo yibereyemo nta kudasa nk'umuntu wabaye mu muhanda abantu benshi bajya bambaza ngo kuki amatama yawe yahezeyo ariko ubu ngubu ngira ngo ni mwiza kwitegereza muraza gusanga ari ibintu bigenda bihinduka ariko garuka birugenda bihinduka impamvu turi kurya umunyu turi kurya ibiryo bifite umunyu bifite uburyo bikozemo busukuye hari igihe nabayemo kitari gitoye nge nabaye hanze imyaka itari mikeya my friend reka wenda nsubire inyuma gatoya yego nkimara gutandukana n'abavandimwe banjye muri Kigali ntangiye kwishakishiriza nabo baragiye kwishakishiriza nageze ubuzima mba kwa mushiki wanjye uwo bita Kampire yego namurereye abana ngira ngo mbashe kubona uko ndya yego mbashe kubona aho ndara ntafite ikindi cyerekezo urumva yego ndangije ni ngewe wafuriraga abana ni nge wahekaga abana ni nge wabaheraga ibyo mwivugisha rero mwewe ngo nimwafata ngo n'abana banyu mwabyaye ngo mubakorere amasuku nge none nayakoreye n'abana bamushiki banjye urumva nabishwa banjye ukabaheka cyane ibyo ni ibyoroshye ibikomeye byose imbivuze nakoze byinshi urumva yego ngewe nacururije mushiki wanjye muzunguriza imyambaro imyenda ku rutugu ngenda nkwepana n'abashinzwe imitekano bane batanyura ntaramara kumenya nanjye uburyo abantu basirimuka ngewe nacuruje mushiki wanjye mucururiza resitora ibyo byose nabikoze mpembwe amafaranga 5,000 ku kwezi ariko kubera ko nifite amahirwe nayo ni mushiki wanjye yarangiriye ni lift ni faveur yego ndabishimira Imana kandi nawe ndamushimiye kuko hari uburyo yanyitwariyeho neza hari aho yankuye hari uburyo nubwo benshi babonaga ko mbayewe nk'umukozi ariko hari ahantu yafatiye runini Imana iguha umugisha mu masera yego urumva ngewe nagezeho udufaranga niko natangije kujya kwishakira ubuzima nageze Kicukiro Nyanza abazi Nyanza ya Kicukiro ku kademi ka Kicukiro niho natangire guforoma ubuzima ncuruza ikarito ni naho polisi yafatiye iraza ifungira amaferine ya modoka yabo ya Pandagara nadodaga inkweto nkacuruza n'ikarito udusabune n'utubombo utubiswi wadoze n'inkweto mvangamo n'itabi nacurujemo n'itabi mwebwe ibyo mwigira ntabyo muzi twavuye kure mujye mureka tuvuga Imana tuvuye ngo toka Satani va mu nzira twigendere kuko Satani yatinanye natwe aratudindiza mu iterambere atudindiza no mu gakiza turangije turagwingira ubu regiye kigeze nicyo kubwira Satani ngo va mu nzira twigendere nta mahoro wagize gute nta mahoro waduhaye yego ndangije ngiye kumva rumva imodoka ifungiye amaferi baba bashyize mu modokari ikarito mu modokari umuhungu mu modokari ntangira kurya umunyenga ntishyura baba baranjyanye cyakoze nari mfite abahungu twari twamaze kugirana ubumwe dufatanya akazu kwishyura akazu b'abanyaruhengeri abo ntibamenye ko nagiye yego nagiye ubwo bankubita ziniya muri brigade ngeze ziniya muri brigade ya ziniya mpamara iminsi 3 nyihamaze numva badukubise mu yindi modoka ngo musohoke mugende ubwo nagendaga ntazi iyo ngiye Kigali nari ntarayikamilika naranguriraga Kicukiro centre nkongera nkajya kwicururiza haruguru yaho Kigali ntaho wari kumbaza ntaho narinzi ndangije ubwo wibuka ko navuye icyaro bambwira ko agiye kuba umuzungu ngiye kubera umuzungu muri gereza bankubise mu modokari bangejeje kwa Kabuga Igikondo ngeze kwa Kabuga Igikondo ninjiramo ngezemo noneho nsanga ngeze mu gihugu gifite abantu benshi kuko namaze 3 muri brigade mbonamo abantu bake twarimo tugeze nk'abantu turi abantu batarenze barindwi ngira ngo ngeze Igikondo sanga turi abantu barenga 600
abagore, abagabo, haruguru hari gereza y'abagore, hepfo hari y'abagabo, hejuru hari aho bita mu badanjeri, hari mu nzererezi, hari mu bazunguzayi. Yamaye abazunguzayi babavangaga n'inzererezi, nanjye rero baba barafashe banshyira mu nzererezi. Navuye iwacu banyita ko ngiye kuba umuzungu, none ngeze i Kigali banshyize mu nzererezi. Ndibaza ngo ibi bintu biraza guhura bite ko bitazoro. Nageze muri Kigali mporamo n'ubuzima bukakaye kugeza ubwo nagezeho ndavuga nti Mana, nzi ko nta na kimwe kibasha kurogoya imigambi yawe, aho bigeze nishyize mu maboko yawe. Wibuka ko navuye ko natangiye Papa ari pastor. Yego. Nubwo nageze i Kigali nkicururiza itabi nkigira uko ntazi, ariko njyewe nari umwana wo mu batambyi. Yego. Nshyira ubwenge kugenda nibuka yuko hari ikintu negeze nkora, hari uburyo negeze menyana n'Imana. Yego. Natangiye kuririmbira muri gereza rero sasa. Muri gereza turirimbo turaza ndahimbaza, turirimbo turaza ndikata, turirimbo turaza ndabunyuka. Muri gereza bati dore murokore. Konse gereza ati murokore dusengere. Nkasenga. Namara gusenga nkashyira ati turirimbira akaririmbo nkagakubitamo. Ntabona akaririmbo kamijije icyunzwe. Ati konse yarabaga afite impungure nyinshi, hagahita nkubita impungure nkirira. Habwa ntimwabonye ikiza cyo gukizwa. Nkatangira kuri avance muri gereza abandi bari kuboroga. Indirimbo ya mbere yanjemo ndi muri gereza. Ndayiririmba, indirimbo iruzura. Nibwo natangiye kuba umuhanzi. Nibwo natangiye kuba umuhanzi. Indirimbo ya mbere nayihangiye muri gereza yo kwa Kabuge Gikondo. Ndangije nyiririmbye no muri mabuso bumva biraryoshye. Aba nanjye ndavuga nti bya bintu birakora. Kabiri gatatu kane gatanu maramwe ibyumweru ibi. Bitatu n'igice muri gereza. Yego. Nahuraga n'ubuzima abantu bari muri gereza, reka nkubwire ntuzifuza kuba muri gereza. Ntawo hifuza. Kandi Imana Nyagasani uzandinde sinzongera kukandagira muri gereza kuko ibyo nabonyemo nagahomera munwa. Ni mwigororero koko. Ni mwigororero iyo utagorowe n'ipingu ugororwa n'imperi. Hari imperi za danje ubwazo zadushyiraga kuri nifu. Wageraga gutyo ukafata ukajugunya. Ngo abantu ngo ntitwakamiritse. Twebwe twarize baravuze ngo utarigiye kanyarira ntiyabuze no kwigira muri mabuso. Utarigiye mabuso ntiyabuze kwigira ku mperi. Utarigiye muri ziriya mperi ntiyabuze kwigira muri ruhurura. Utarigiye muri ruhurura ntiyabuze kwigira ku mbwa zaturaje ijoro zitumukira zitwirukanka. Abantu bavuga ibintu batazi, ariko twebwe twabonye Imana ikura ahantu kure. Urumva? Dusatira umusozo. Ibyo kuvuga ni byinshi. Urumva? Ngewe wenda dusimbutse kugira ngo tutaza kurambirana. Navuyemo hariya muri iriya gereza. Indirimbo zimaze kumbana nyinshi. Ariko mava ngewe ngeze hanze, ariko uburyo wenda kugira ngo wenda nkumvishe uburyo navuye muri gereza abantu bataza kubaza ngo wavuye muri gereza gute. Narose umunsi umwe naririmbye ndaryama ndasenga, Imana ijyana mu ijoro mbabwira abantu ngo turereke abantu bakabihakana, ariko reka nkubwire twabonye Imana ivuga kandi igakorana natwe. Amen. Urumva? Twe turareba tukumva ibyo Imana ivuze. Urumva? Uva muri gereza nge nta muntu wageze uza kumvana muri gereza ntavuganye n'Imana. Mbwira abahungu twe dufunganye ndavuga nti Imana yambwiye ngo ndataha. Bati warasaza wa muhungu. Ibyo bintu by'abarokore ntibikora hano, niba ari byuzanye nibaguha izindi mpungure wirire wigumire hano. Ndabana nge mbonye ndi mu mirimo mu rugo. Mu gitondo barahamagara abantu bageze ku muntu umwe arabura. Bagaruka guhamagara saa 8. Barahamagara wa muntu bamugezeho nabwo shiduka ari nge naryitabye kandi iryo zina si iryanjye n'uburimbajije sindi harimenya nabonye mpapfa. Uraryitaba wita so. Nikarabe. Afande ati niwe twagumye duhamagara kuva mu gitondo. Ni ngewe. Wari wagiye ko tutakubonaga. Ntabwo fande nari nasinziriye pe. Byo kwiyaranje. Yaraje ashaka kunkubita umugera ati pafte ngisohoke. Nasohotse nk'ibabi. Mbona ngeze hanze ku kibuga. Badushyira mu biganiro nyine byo kuduhugura nk'abantu bagiye gusubira mu buzima musanzwe. Nta hanyo ngezaho nabaga i Nyanza nsanga abahungu twabanaga i Nyanza b'abanyaruhengeri baragiye twangiye twose baradutwaye. Ntangira kuba hanze gutyo, ntangira kuba mu buzima bwo gupfundikanya, nta mwambaro, ntaho kurara, ntaho gutakira.
mbese bimbana ibindi hagati aha ngaho wenda kugira ngo ntaza gutinda ubuhamya ni burebure mu gihe kizaza tuzabagezaho ubundi buhamya igice cya kabiri. hagati aha ngaho niho naje kuzakomeza za ndirimbo nubwo nazitangiriye muri gereza nageze hanze no muri za kanevu no muri bwa buzima nanyuragamo nkajya nziyumvamo nkaririmba ndetse n'izindi zikaza aho naze kuzabona uburyo negeze ndara munsi y'umuhanda ariyo nzira Imana yaciyemo kugira ngo muri uburyo imvura iragwa imvura iguye ndavuga mve munsi y'umuhanda njye gushaka ahantu nakikinga njye mu kazu ahantu hari akazu umuntu yacuruzagamo ibintu bya jomba n'akantu tujumba yapfundikanyaga ubuzima nkirohamo nkiroshye muvana wenda muri tanyagira nca mu idirishya kuko nabonaga akaryango kameze nk'agafunze ariko akadirishya kari kadafunze ngezemo nijoro imvura iri kugwa ngiye kumva numva munsi y'urugi amatoroshi ari kumurika ndavuga nturupfu ruraje amatoroshi aramurika nijoro saa 8 ngiye kumva numva bakubise umugero urugi akubise umugero urugi ngiye ko mbona inyuma ye hari abantu bakongeje amatabi bari kunywa itabi ndavuga nturupfu rwangezeho nahagurutse mbakanga nabone we ntibite byanyu batangira kubazanya ngo se burya hano habamo abantu bakibazanya ngo se hano habamo abantu nese numva ko atari banyiraho batazi nabo aho bagiye mbacamo mu maguru bashinze ku muhanda narinze gusota nijoro nari meze nk'ipusi bundi ngena sotaga nk'ipusi ndangije mpagaze ku muhanda ngenda nivovota mvuga wenda batankurikirana nimuhagarire hamwe ntibahamagarize mwe agashahurwa mwe ntitwe twarabuze abantu batwiba ndabafasha kandi nawe utari wawe ubwo nagiye ngo mbone uburyo mvo inyizwa n'amaguru ko nirukanka nshyiramo umuvuduko mukavura ngeze imbere nkubitana harano mu mahuriro y'imihanda nkubitana n'umuntu wikoreye akameza ku mutwe keza kariho ibirahure ka kizungu nawe yahure yaturutse ruguru ashobora kuba yari akibye kwari mu gicuku dukubitanye ndimo niruka hirya niruka abagakubise hasi akizwa n'amaguru ariruka niko kambereye ubuzima n'agaterero ngashyira ku mutwe ujya ukagurisha manuka umuhanda wose ngeze hirya harakiri nijoro ndavuga ngo batakansinda honjya munsi y'umuhanda imvura yagwa nkongera ngashyira ku mutwe ukakitwikira ngize amahirwe mbonye bukeye nafashe umuhanda wose nca mu kanogo hano aho bita ku mazi nca mu kanogo no ku mazi ndagenda no kwa Mirongo na hariya Rwandegisi ndazamuka nikubita ahantu bita munsi yo kore gisipo igikondo munsi aho gisipo ibera ucura muhanda wa kaburimbo mu gutyo hari uca iburyo hari uca ibumoso ndangije niho nakagurishirije yego bampa amafaranga 3,000 byamberemo ubuzima bwangejeje aka kanya mbona ndapfundikanyije ubuzima burafatika nkoramo indirimbo njya muri studio indirimbo zigira ubuzima ryasezerana Imana avuganye nanjye riba rirasohoye ubu rero ibiri inyuma yahangaho muzabimbaza ubutaha yego ibiri inyuma yaho muzabimbaza ubutaha tuzakora igice cya kabiri icyo nzi cyo nuko nabonye Imana ivuga ikora kandi igasohoza no kuri abayivuga nayo bayibeshyera mu bagira inama barekeraho twe twarayibonye iri muri twe Bernard yego Yesu aguha umugisha amen ugira ngo hari dusubike hano aricyo byabitwari kugatanga telefone yawe telefone yanjye ni ariko se bundi ko abantu batagikanda akanyenyeri mwana yivuga hari abantu bazaguhamagara mu gasenga abantu batagikanda akanyenyeri ahubwo bajya kuri telefone bakajya birirwa bagwira ngo ese ngo twebwe ngo wazaje ukaduha ikiganiro ibyo gusa 0782 497 996 Yesu aguha umugisha mwinshi cyane hanyuma niba ukeneye ko dukomeza kuba umuzungu amatama agakomeza kamera neza nkuko Imana yavuganye natwe kandi akanyenyeri ukurikiza amabwiriza nta kibazo turabakunda cyane Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza muri byose mu izina rya Yesu amen.